Imana irambwira ati rero nabatunze muvuka mu bana 24 ntaga abawe babiri aribo bananira kugutungana nawe. Ngiye nkajya mu nzu hagati y'utwana tubiri nkicara hade borabi nkicara mvuga nti isaha n'isaha ubu wabona iyi nzoka yinjiye ikaducamo kabiri. Nanyuze mu gikombe reba ubuzima ushobora kubamo ukajya wifuza gupfa ariko nkumva sinapfa nsize abana nkumva nabo bapfa tugapfana. Nabonaga ntaho mbasize icyambere barashonje basa nabi nta ubitayeho nanjye narashonje nsa nabi nta unyitayeho nkumva aho niho heza. Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Ngewe Korodine ureba aha ngaha kuri ibi biro kuri iyi sura Imana impaye nawe urayifite nanjye ndayifite ariko kuri ibi biro kuri iyi sura Imana impaye se wabuzi ko nigeze kujya ngira ibiro 28 wabuzi ko nigeze kubyibuha nkumva ngo ndabyibushye nkagira ibiro 41 mbyaye kabiri kandi impamya ko iki kiganiro hari n'umuntu cyumva iki kiganiro hari n'umuntu cyumva kikagendamo igisubizo cye. Imana ihimbazwe cyane. Byagorana kumva imyaka nabazereranye 12 imyaka 12 ngenda ncinshuro ndaraho bwije ndara mu binani ndara muri rigori ndara mu bizu bataye ndara mu bizu byirukanwemo abantu babirukana babivamo kubera bibamo inzoka ngewe bakabimpa ngenda ncinshuro baranzi ku mayaga baranzi ibugesera. Byagorana kumva ko uyu munsi ushobora kumbona kuri biro waruzi ko umuntu ananuka amabera agasubira mu nda. Yamana itarasize mba muri yanzi igizwe n'imyobo Yamana itarasize nikanga ko yanzoka izandya yakomeje kubana nanjye kandi mbibutse ko iyo ufite ishyaka ry'ibyiza Imana iragushyigikira. Aho hantu najyaga ngira ubwoba atari no mu gihe cyo gusenga nkazamura abana tukajya kurara muri uwo mwoboge n'abana babiri bikandutira kurara muri iyo nzu. Abantu banyumva abanyabwenge nibo baza kumva ibi yuko ahi Satani atwereka ko twapfira Imana ihazana ubuzima ikibaya twumvaga ko tugiye gupfiramo Imana ikizanamo ubuzima tugakomeza tukagenda mu izina rya Yesu. Urumva nari ngeze ku myaka 12 ndi umupfakazi kandi wibuka ko kuri 12 igiza pe hari undi mugore w'inshuti yanjye uri hariya mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Luka kuri 12 se ntiyaje wari uri mugo numvaga naratakaje nyine ibyiringiro. Urumva imyaka 1 2 3 ureze umwana w'amezi anageze mu myaka 12 uvuga uti uko biri Mana nibi washimye reka nyurwe nabyo. Imana yawe nimba wumva izazira kugihe tegereza yewe yimbabwira izigizamna mbere yagiye igatanga igihe imbere ikaza mbere. Umva ijambo Zaburi 12 kubwo kunyagwa kumunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene nona Imana iracyafite abantu reka mbivuge neza Imana iracyafite abagabo beza abahungu beza yisigarije batarapfukamira abayari bagifite ubumuntu. Yego aza akakwemerana n'ibyawe byose ati ndakwemeye n'ibyo utunze byose. Urumva umutungo nari mfite ni babana babiri kandi umucyo n'umwana w'intama umusumbi nzawinjiramo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatage ibyago kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumbi nzawinjiramo. Kugira amafaranga abantu bakakuvuga neza ukitwa bosi ukagira abaja n'abagaragu yo bizana amahoro nabyo yego ariko na amahoro akomoka ku bintu. Hanyuma nkwibutse ko uyu mwana ashobora kuzapfa ubwo ndashaka gutandukaniza amahoro akomoka ku bintu nakomoka ku Mana. Imana ishimwe n'aya mahoro Yesu yavuze yego yapfuye rero birumvikana ubura amahoro kabiri. Uyu muntu nawe ahabwa amahoro nuko afite imodoka yego iyo umushoferi ayitwaye akayita muri rigori
amahoro agira ute? hararangira Ararangira, arabura, arashira. Bimera nka kurya uba ubona umuriro waka ukabona urabuze ukajya mu kizime. uvuze kuyita muri rigore leta nibuka ko niyo muri kugenda kamera ikamufotora ku bihumbi by'amakunya. Yego, nabwo amahoro arabura. Noneho biravuze ngo isi yubatse mu buryo bw'amahoro, navuga nk'abiri akomoka ku bintu, ariko n'amahoro akomoka kuri Yesu yatwari tubanje twe tubwiye abantu ngo bayagire. Ayo Yesu yasize avuze ejo bundi nyine ubwo wabivugaga agiye, yaravuze ngo amaze kuzuka, yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Imana ishimwe. Nk'ay'abisi batanga. Yego, aba ngo simbaha nk'uko abisi batanga. Uzi impamvu yavuze gutyo? Yego, nuko amahoro atangwa n'abisi n'iby'isi nyine ubwo arashira pe. Aha ndumva unyuzwe. Arashira, ukagenda imbokoboko wari ufite abantu, arashira ukabaho usabiriza kandi kera baragusabaga. Mana we, arashira ukabaho nta muntu ukubwira ngo mwiriwe kandi imbere wari umuntu w'Imana. Amahoro arashira. Ariko aya mahoro Yesu yavuze original, ayavuze ngo ndayabasigiye, ndayabahaye muyagumane. Imana ishimwe. Hari ukuntu ubona kwitseta ukajya ubona bitagenda, ukabura amahoro. Oye, kandi ukabona bitagenda bakanakuroga bakanagutega bya bindi byanyu. Ariko kubera ko hari umwimerere w'amahoro wahagurukanye ujya kujya kuri iriya seta, aya Yesu yatanze waramaze kuyacakira. Haleluya, amen. Ukomeza kumva ufite amahoro. Ntabwo rero aya mahoro agira icyo apfana n'ibintu tureba. Ntapfana no kubura inzobe cyangwa uri igikara ufite za taye bavuga. Oya, aya mahoro ntapfana no kuba warize ukaminuza. Aya mahoro nta kintu apfana no kuba utuye mu gihugu cyiza abana bawe biga ahantu heza. Ni amahoro yatanzwe na Yesu, ni umwimerere wayo, afite ubutsinzi bukomeye ku bantu bayiringira. Imana ishimwe. Hanyuma reka ngasubiremo abantu b'Imana, abana b'Imana, ni abana b'Imana bagira amahoro pe. Aya ngaya Yesu yatanze ababere igitsikamutima. Imana ihimbazwe cyane. Uvuze aka kantu ngira hari ibintu bise nibuka. Ari igihe ndeba nk'ibiganiro kuri YouTube cyangwa se nkakoresha nk'umuntu. Namureba nke mu buzima busanzwe, nareba nke kwisura. Habura ni nk'umubyeyi mwiza, usa neza, ufite inzobe nziza, inzobe ikeye. Wanamureba ukabona no mu buzima busanzwe, ukabona ko ntacyo yarabuze. Muri make ukabona afite ukuntu yarabayeho. Ariko mwajya nke kuganira bakubwira ati umugabo wanjye atuzi ibintu nkorera, none wamureba ugatubona koko. Urumva amahoro yo mu isi aturuka mu by'isi, agira ibintu biyakoma mu nkokora. Mbese agira ibiyatangira, ntabwo akomeza. Ntakomeza kuko uyu munsi uyafite ejo bundi hariya arabahuye n'icyo bita rwa kanseri. Rwa kanseri ndanarwanga jewe, ndarwanga nta n'urukunda, ariko ndwanga kubi. Niba kubitana n'abatarabitsa aya mahoro Yesu yasize atanze, biramugora kugira ngo aharenge. Rero amahoro aturuka ku bintu, ku bantu, kuko bakuzi, kuko bagukunda, kuko mfite akazi, kuko aya mahoro arashira. Ariko abafite aya mahoro atangwa na Kristo, aho ni sawa cyane. Amahoro Yesu aha abantu be agira akagero ntarondoreka, ajya humuriza aba yafite, utayata ntabwo wayakurwaho. Haleluya, wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Imana ishimwe. Haleluya, amen. Mpise numva uyu muririmbyi ajya mfasha amahoro Yesu azi aha abantu. Noneho hari ijambo abantu batajya batekerezaho, rivuga ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Wemera ko abantu umuntu ashobora guta amahoro? Umuntu ashobora guta amahoro uyu munsi bamwubahaga,
kubera ko icyatumaga bamwubaha ni amahoro Yesu yamuhaye. yego Ejo bundi hazaza akajya agenda bamuvugiriza induru kuko yataye amahoro. Ahubwo mboneraho kubwira abantu badukurikiranye, mwirinde guta amahoro mwahawe na Kristo. yego Amafaranga yashira banakwirukana ku kazi rwose, Yego. ariko amahoro komeza uyagire. Imana ihimbazwe kuko umuririmbyi iminsi yo kubaho ko yaravuze ngo itaravaho n'umwe. Imana izi ko ukora cyangwa udakora, huba naho utuye, Imana irabizi. Komeza amahoro niko gaciro. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen. Witwa ndi? Abantu baranzi. Rero Reka twibwire abantu bacu abashyashya. Nitwa Uwimana Claudine. Imana yaranyiyitiriye. Yego. Kumwe nibyo. Si byose? Imana kugiye kumvugisha ibintu byose. Urumva kwa kundi ubyara umwana, ubu ngubu twebwe ikigezweho nuko ubu witwa William. Nitwa Miriam. Ubu ikigezweho nuko ubyara umwana kugira ngo bikore neza bakamukwitirira. Ubwo wenda bashaka kuzamwita Mirika ngo bizemo neza. Nshaka kumwita Ishimwe Miriam. Hanyuma nanjye rero urumva data yaranyiyitiriye. Ahimbazwe reko. Aravuga ngo Uwimana nduwayo nyine. Ndi umwana w'Imana, ndi Uwimana nyine kandi numva ndiwe. Sinshobora kuzabihindura, ndi Uwimana Claudine, ndi umubyeyi mureba hano. Yesu yamaye kubyara birakunda. Yego. Nyuma y'igihe kirekire. Hanyuma abantu banzi ku izina rya mama bimenyetso. Si byose? Uravuze? Yego. Imana yampaye kubyara. Birakunda. Yimpera icyubahiro. Ihimbazwe cyane Imana. Haleluya. Amen. Ejo bundi ari umuririmbyi arimbye ngo dusubije amaso inyuma tutazi ko tuzabyara. Aka kantu uragira ngo nyasubizeyo. Iyo nsubije amaso inyuma nibuka inda 5. Yego. Zivamo ntashyira ku bibero, ntashyira ku ibere nk'abandi babyeyi. Ariko nyuma y'icyo gihe Imana yavuze ngo ntabwo nzababaza umuntu wanjye iteka. Ndafashijwe kandi. Ifashwa mu izina rya Yesu. Ntabwo nababaza umuntu wanjye iteka. Ahubwo ngeraho nkamugirira ibambi. Mboneraho no kubwira abantu ibambe ry'Imana ritarageraho. Imana turi imbere igira ibambi. Haleluya. Imana dusenga iyi ngiyi yitwa Uwiteka yaremye ijuru n'isi. Ndi umugore wo kubihamya, reka ndika kuva ko ndi umugabo. Ndi umugore wo kubihamya igigira ibambi. Ingirira ibambe, ndakikira, birakunda, ndaheka, teroze dobe fo. Imana ishimwe. Birakunda, bikunda rwose. Iki kibi nukuyita ukagenda. Ariko nimba ukiri kumwe nayo nta kayira wakeberejemo. Abantu barakebereza. Hari ukuntu umuntu abona umwaka umwe byanze, 3 byanze, agasa n'ukebereza ati ngiye kubazana ntuzi. Niba utarakebereje ukaba ukiri muri iyi nzira, Imana irakugirira ibambi. Imana ishimwe. Kandi impamya ko iki kiganiro hari n'umuntu cyumva. Iki kiganiro hari n'umuntu cyumva kikagendamo igisubizo cye. Imana ihimbazwe cyane. Uri umuntu w'Imana. Uri uw'Imana. Ndi Uwimana. Se kubitsinda ndi Uwimana pe. Ndi Uwimana, ndi uwayo. Nta matora azaba ngo bihinduke. Nta wundi mwami waza ngo mukorere, ndi Uwimana. Hanyuma mvuka mu bana 24. Iyo umwana atangiye kugera mu muhondo abarimo ngo agenda, hanyuma mu mutuku aba yaratangiye kuzana bwaki. Igaburira rero babiri. Haleluya. Imana ishimwe. Ishobora no kugaburira 24. Andavuga abana. Hibagahaga ukajya ubona bashishe bameze neza. Bakajya bakangana nawe. Nukuri Imana ihimbazwe. Aho niho mvuka. Muri abo bana tuvuka ku bagore 4. Data yari yarashatse. Mama yari we mugore wa 4. Mvuka ndi umwana wa 18 mu nda ya data. Ubu uyu mubyibuho wose uri umwana wa 18. Ndi umwana wa 18 mu nda ya data, hanyuma ndi umwana wa 3 mu nda ya mama. Abakobwa turi abakobwa 14. Abahungu nabo basigaye. Mama yari we mugore wa 4, yari nawe mugore w'isezerano. Hanyuma rero abana bose nabo mvukamo. Imana iraturinda. Ni ifumbire irimo. Ntago yayishyizemo ifumbire.
biragaragara ni ukuri ntabwo nayitera urubuga. ariko ufite nk'ibiro bingahe? Oya urumva cyangwa ntabwo ari kukumunza urumva inshuti zacu abantu badukunda tuzagenda tubivugira hariya mu gikari. Uyu munsi naje kuvuga ubutumwa, reka ibi biro byihorere. nyine uri kumva hari korali ni Jehova Jire yigeze kuririmba ishyiramo ijambo rivuga ngo ni bwo bumana bwayo. Ushobora kurya cyangwa ugasonza uravuga ngo ni bwo bumana bwayo. Yego. Ariko ngiye cyo noneho mbivugiye uyu mubyibuho wawe ni bwo bumana bwayo. Ni bwo bumana bwayo. Byagorana kumva ko uyu mugore witwa Claudine ubicaye imbere washatse aturutse muri babana kandi unjyanye mu buhamya. Washatse aturutse muri babana 24 hashaka uriya mugabo wa mbere agapfa kandi ibyo ntabyo waruzi. Umwami ahimbazwe cyane. Ngiye kuguha ubuhamya. Nge nta shitani mfite. Asigira abana babiri. Byagorana kumva imyaka nabazereranye 12. Imyaka 12. Ngenda nshishuro ndaraho bwije, ndara mu binani, ndara muri rigori, ndara mu bizu bataye, ndara mu bizu byirukanywemo abantu babirukana babivamo kubera bibamo inzoka. Ngewe bakabimpa ngenda nshishuro, baranzi kumayaga, baranzi ibugesera. Byagorana kumva ko uyu munsi ushobora kumbona kuri biro. Waruzi ko umuntu ananuka amabera agasubira mu nda? Abantu bajya bakubona uri umubyeyi bakakwibeshyaho bakavuga bati menya ari umwana, ku buryo umuntu aguhamagara guturutse inyuma. Ariko mana ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. Uzi kurinda amina. Haleluya. Uzi kurinda mana we naho abarinzi edone manda sandota yagide barorera umudugudu wose wawurinda. Ndagiye buretse nihwitaya zomende fora binima. Imana ishimwe. Mana we ko nsubiyeyo. Noneho uyu murimbye yaravuze ngo fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'uno munsi. Ndazegeranije mwicare mbaho ubuhamya mbabwire ko Imana ikora. Imana ishimwe. Umuntu aguhamagara guturutse inyuma akaguhamagara avuga ngo yewe muko uri umubyeyi wabyaye kubera iki? Ikiranga kuri umugore amabere yaragiye yasubiye mu nda. Subwo mvuge gute nimvuga ngo kibuno muravuga ngo ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Ahantu hose mbega uraresha umeze nk'akana k'agakobwa kakibyiruka. Ariko reka mbabwire ntabwo yababaza umuntu iteka. Aba bantu barimo baranyumva nta nistangonema. Ntabwo Imana yababaza umuntu iteka. Kandi nimubona tuvuga Imana neza, nimubona Imana tuyidadira, nimubona twanga abantu bayivuga nabi, tukanga abantu bagenda bayisebya, iyi Mana ifite ibyo kuyivuga. Hari ibintu byiza Imana yadukoreye twabwira abantu bakongera bagasubizwamo intege. Imana ishimwe cyane. Akambaza ngo ye muko ngakebuka nkatangira kumwisobanuraho nkamubwira nti ndi umumama ntago ndi umukobwa. Kubera iki? Yari iminsi mibi. Ariko aho siho nkiri. Harimo igikombe kinini cyane kugira ngo nzakivuge hano ku bakunzi bacu badukurikiranye. Nubuhamya mvuga hafi cyumweru cyose muri Nibature. Mbuvuga iminsi 7 muri Nibature kugira ngo mbe ngiye nkuraho buri gace. Aho ngaho naje kuhava n'ababana njya gukora akazi ko mu rugo. Utubafite se bari mbaha mama wanjye ndabamushyira ndavuga ntibiranze. Ubwo warandebaga ukagira ngo mfite nk'imyaka 80. Narazanye icyo bita imiringoti mu maso. Yesu ni umugabo w'intwari. Haleluya. Ahimbaza. Haleluya. Niyo namuvuga ibi ukabyumva wicaye muri sari wawe hagira ngo yikubohokaho mu ngo yizigufasha. Niyo navuga ibi hagira umwuka ukuvaho ntusigara uko wari umeze wumvise buno buhamya. Ubundi iyo mbuvuze niyo ufite gahunda yo kwiyahura ntubukigiye birapfa pe.
birapfa kuko iyo mvuze aho Imana yankuye birahinduka. Nabasigiye mama ubwo nabwo ntarutsemo igikombe gikomeye kuko uriya mugabo wanjye yari umumotari agongana n'undi arapfa mbere ya za 2 urumva je nari mu cyaro yo ariko man arapfa apfa ndi mu cyaro ansigira abana 2 umwana w'umwaka n'amezi 9 n'uw'amezi 4 ataraziga karenge. Ababyeyi babyaye ibintu bahita babyumva cyane kuba abamama ndavuga abamama ibi bahita babyumva cyane kubyara ntubona gakoma uretse nagakoma ntubone nakandi kantu umwana akiga kurya utari bubona kabiswi ko kumuha aba bamama barabyumva ndabizi barabyumva ndabizi. Imana ishimwe cyane. Ariko amenye ejo hanjye hazaza ntaragerayo azi kuntegurira neza n'umwami nkunda arwana n'intambara ntarabonesha amaso mbega ukuntu Yesu ankunda. Amenye ejo hanjye hazaza yarazi ko nahangaha nzahagera. Imana ishimwe. Nigeze kubabarira mu nzu imwe ntazibagirwa ndi ku Mayaga. Mbabarira mu nzu yari ikozwe n'imyobo bari barampaye nayitangiraga umubyizi buri wa gatandatu. Iyo tuvuga ibi abantu baravuga ngo turishyira hanze. Oya ndashaka gushyira hanze imbaraga z'Imana zibeshaho ibitariho. Hallelujah. Ndashaka gushyira hanze imbaraga z'Imana zikura umutindi ku cyavu, zikura umukene hasi, zikamuha ubuzima. Kamanze ndirimbe ndafashijwe. Imana ishimwe. Hayidimane nanasiwe. Hayizaboneka. Halala. Yitirirwa byo ntibizabura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nimuyiharire izina ryayo gusa. Hallelujah. Amina, amina. Imana ishimwe. Ibi bihe rero ntabwo abantu benshi babikunda. Ariko jewe menyana na Yesu twamenyanya mpibihe. Ubiye namwihereranye mbamubwira nturi mwiza urakomeye urakiza urazura ubeshaho uri imbaraga uri rubasha nibyo mba nivugira. Abantu baje bakunda nibihe byiza ntitukaze tuvuga ibikomeye gusa tujye tuzanamo nibihe byiza abantu banezerwe bongere bumva inyota igarutse. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Iyo yinjiraga niho waruri yari ikozwe n'imyobo. Umumama wayibagamo ibi mvuga ni ibintu abantu bo ku Mayaga bazumva iki kiganiro ndanabasuhuje. Ku Mayaga hari amurikingiro narahabaye urumva byagorana ko mvuga gace ngo mvuge n'ahantu narahaba. Iyo nzu umumama wayibagamo yari yarayirukanywe ngo n'inzoka. Yari inzu yari ikozwe n'imyobo ngo habaga inzoka yarabyaga ngo ururi mu muriro ukaka. Claudine w'indushyi utaragira gashinge na rugero. Ariko Imana nayo yita kubatagira shinge na rugero. Ihimbazwe. Yari inyitayeho. Imana ishimwe. Yari inzu yari goswa n'insina nyinshi ahantu mu rutoki mpinjirana na twana twanjye tubiri. Mana we. Bwariraga hakwa kundi imvura igorobe zigwa. Abandi bakaryama nje nkajya mu nzu hagati y'utwana tubiri nkicara hade borabi nkicara mvuga nti isaha n'isaha ubu wabona iyi nzoka yinjiye ikaducamo kabiri. Imana irahandindira reka mvuga akakantu reka nkavuge. Najyaga ngira ubwoba bwinshi ntabasha gukontorora. Hari ahantu hari umwobo naho kwishyamba abahazi ku Mayaga ahantu hitwa kwa Rwabyuma ndanamuvuze kwanza. Twajyaga dusengera hari abantu benshi twasenganaga b'Imana bahazi twajyaga turaramo dusenga. Aho hantu najyaga ngira ubwoba atari no mu gihe cyo gusenga. Nkazamura abana tukajya kurara muri uwo mwoboge n'abana babiri bikandutira kurara muri iyo nzu. Imana ishimwe. Ariko Imana indindira aho hantu sinahagwa reka nsimbuke cyane ngeze hahandi njya mu kazi ko mu rugo. Niko je naje Kigali. Njya ko niko waje. Ego mana
uko niko naje ariko naje atari ko nje gukora urumva kuko nababwiye ko uriya mugabo wanjye wa mbere yari umumotari akagongana n'undi agapfa ngewe nazanywe n'umuntu angiriye impuhwe andeba turi gusenga ahantu kuri Kanyarira arambwira ati waje nkakujyana i Kigali ko hari abantu baburana bakazakuburanira ukabona impozamarira rero nzi Kigali gutyo ariko mpageze Imana ishimwe mpageze sanga ntabwo ari ibyo byaho ngaho ari bwanjyanemo byo kumburanira birapfa anjyana aho ngaho muri ako kazi ko mu rugo ngenda gukorera rero umuntu umwe w'Imana kandi nanashimira cyane mpagaze hano imbere y'iyi kamera yenda iki kiganiro azacyumva angirira neza mu minsi namaziwe bimwe mu kazi nakoze muri urwo rugo nkibuka ni akazi ko guhehera imbwa harya niko babyita gukukira imbwa wumva yewe niko nabibaraga nagakoze muri urwo rugo imyaka 4 n'amezi 6 niyo nahamaze nyikukira umukozi aza yambwa bamubwira atakadushinzwe nako gukukira imbwa nanana twagera mu burira kambwira ati uze kumbwira mabuja ko ntayi wacu yapfuye atyo bugaca agenda uwagombaga kuhaguma ni Korodina utari ufite iyaye umupfakazi utagira shinge na rugero ariko Imana ihimbazwe hari ijambo Pawulo yaravuze ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere niko yabwiye Abefeso Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere y'Imana itaransize mba muri yanzi igizwe n'imyobo y'Imana itaransize nikanga ko yanzoka izandya yakomeje kubana nanjye kandi mbibutse ko iyo ufite ishyaka ry'ibyiza Imana iragushyigikira Imana ishimwe amen Imana ibana nanjye Imana iramfasha muri urwo rugo iyo myaka 4 ndayimara kukira yambwa yari mbwiryana ntiyandya Imana irandinda nyitekera nibutse umuntu w'Imana umwe yarambwiraga ati rero Korodina twajyaga gusenga kambwira ati ubu nta mugisha wundi uzongera kubona ese kubera iki kambwira ati kuva waraheheye imbwa ubu abantu b'iwacu barahita bamwibuka umuntu uvuga gutyo ati kuva waraheheye imbwa yaragingimiranyaga ati ubu byararangiye nta mugisha iyo umuntu akukira imbwa ubwo abafatanye n'umwaka biba birangiye ariko se urabona ndi umuteramwaka cyangwa ndi umunyamugisha hano gusa n'uwaheheye imbwa noneho rero Yesu ashimwe amen haleluya Imana ihimbazwe nagira ngo mbwire abantu baba bankurikiranye ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu kandi ubu buhamya hari n'abantu bari babunsabye ntekereza ko binaje mu mugambi w'Imana hari abantu bari babunsabye ntago mvuze igikombe nanyuzemo hari gihe mvuga nti Imana nikomeza kumfasha iyo dusubije amaso inyuma nanyuze mu gikombe reba ubuzima ushobora kubamo ukajya wifuza gupfa ariko nkumva sinapfa nsize abana nkumva nabo bapfa tugapfana reka nkosora aka kantu sinifuzaga kwiyahura ahubwo nifuzaga gupfa ariko ntazi inzira biciyemo ariko ngapfana n'abana kuko nabonaga ntaho mbasize icyambere barashonje basa nabi ntawe ubitayeho nanjye narashonje nsa nabi ntawe unyitayeho nkumva aho niho heza ariko ndashimira Imana abantu banyumva abanyabwenge nibo baza kumva ibi yuko ahi Satani atwereka ko twapfira Imana ihazana ubuzima ikibaya twumvaga ko tugiye gupfiramo Imana ikizanamo ubuzima tugakomeza tukagenda mu izina rya Yesu Imana ishimwe cyane aho rero reka ngaruke gato nkukiri iyo mbwa hari icyumba gisenga muri urwo rugo Imana ikoresha umuhanuzi waho waje gusenga arambwira atariko utinze muri uru rugo ati ndetse n'umugisha uzabona niho uzaturuka uzagusanga hano niho uzawakirira wa muhanuzi wambwiraga ni umuntu w'Imana ariko ni n'umuhanuzi wambwiraga ngo naheheye imbwa twajya gusenga ati ngwino nyine dusenge nibonera amavuta wowe ubu nta kintu Imana yakwihera ariko Imana ikurana
nyuma ya zero. haleluya, nyuma haleluya, nyuma ya zero, aho abantu badatekereza naho yarahageze. Amen. Naho yarahageze. Imana yo mu ijuru iza kumpuza na babana banjye. yego, baraza i Kigali, mva muri ka kazi turabana, ariko akazi nakavuyemo maze kumenya nosiyo y'amakuru meza ijuru rimfitiye. Singaka se ngaka, kandi ntihagire umuntu. Nari maze kumenya nosiyo y'amakuru meza ijuru rimfitiye, mfata umwanzuro wo kuva muri ka kazi. Imana irambwira ati rero nabatunze muvuka mu bana 24, ntago abawe babiri aribo bananira kugutungana nawe. Aka kantu kandi kaje na babana bamaze kongeraho, tunezeranwa twese. Tese birashoboka, birakunda, biremera. Imana iracyafite abantu, reka mbivuge neza, Imana iracyafite abagabo beza, abahungu beza yisigarije batarapfukamira abayari, bagifite ubumuntu. Yego, aza akakwemerana n'ibyawe byose, ati ndakwemeye n'ibyo utunze byose. Urumva umutungo nari mfite ni babana babiri. Imana ihimbazwe cyane. Tukiraha, yego, gusa nibuka abantu bashobora kuba bari muri iki gikombe. Hari umuntu ushobora kuba ari muri iki gikombe yarabyaye, ashobora kuba ashobora kuba yarabaye umupfakazi, yego, bakamusigira abana. Ashobora kuba yarananyereye, yego, akakura y'abana cyangwa se umwana, yego, yajya kureba akabona ubuzima buramucanze. Gusa tuvugana, hari abantu bari gukora akazi ko mu rugo kandi ari ababyeyi, ari n'abamama bakuze. Yego, akibaza ati se ibi bintu birashoboka ko nanjye Imana yangirira neza? Yego, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Amen. Ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, yego, kikagira amababi meza nk'ay'ibitonono. Ndumutanga buhamya kw'Imana igira neza, nimumbonera abantu bavuga ko iyi Mana itagitabara, muzagende mubambwirire yo ndumutanga buhamya. Ariko Mana, reka nongere mbagenera ubu butumwa. Yego, birashoboka cyane ko Satani yaguhekesheje umutwaro, wumva ujya wibuka iteka ukababara cyangwa ugakomereka. Uratse n'ibyo, hari n'abataranyere ngo bakure y'abana, akura y'uburwayi, akura y'igikomere, mbese bigenda bitandukanye. Ariko nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, ndi umutanga buhamya. Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Njyewe Korodine ureba aha ngaha, kuri ibi biro, kuri iyi sura Imana impaye, nawe urayifite nanjye ndayifite. Ariko kuri ibi biro, kuri iyi sura Imana impaye, se waba uzi ko nigeze kujya ngira ibiro 28? Waba uzi ko nigeze kubyibuha nkumva ngo ndabyibushye nkagira ibiro 41 mbyaye kabiri? Ibyo bintu birabarika se? Ariko Imana ikura na nyuma ya zero. Imana ishimwe. Imana ikura na nyuma ya zero, ikungerereho. Wowe undeba, wowe unyumvise, ikugereho. Kubw'aya magambo mvuze ubona ikimenyetso cyo guhagurutswa mu mwijima w'icuraburindi wari wicayemo. Notando zo benefo, imbaraga zari zigufashe izo arizo zose zihutire kukurekura. Kuko Pawulo yaravuze ngo dufite gutekereza kwa Kristo. N'ubundi ntabyo mvuga ku bwanjye, ibyo mvuga byose mbivuga ku bwa Kristo. Rero nibi mvuga, n'ubu buhamya mvuga, hari umuntu bunatumweho, hari umuntu Imana yigendereye muri iri jambo. Imana ishimwe. Kuri ibyo biro, inda yaragiye yarumanye n'umugongo, amabere wagira ngo ndagakobwa kabyiruka. Ariko Yesu we, ndumutanga buhamya kw'Imana igira neza. Nimumbonera abantu bashonje bakavuga ko Imana itagabura, yo ndumutanga buhamya
ariko mana dawe noshanda atanasi n'imanda nkunda kuvuga indimi zera kuko igifaransa ntacyo nize n'icyongereza mujya mureka mvuga ibi nibyo ni nahawe Imana ishimwe ariko ni umutangabuhamya k'Imana ikura hasi ikajyana hejuru k'Imana ishobora no gukura hejuru ikajyana hasi umuntu uruhijwe n'uyu mutwaro wo kuba ufite uwo mwana icya mbere mukunde ndetse cyane icya kabiri ita kugusenga nusenga ukiranuka ntabwo Imana izakurenza ingohe iteka ntabwo izakwirengagiza Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro cyinshi aho ngaho muri urwo rugo nari ngeze ngo niho namenyeye nosiyo y'amakuru meza ijuru rimfitiye rimwe ngiye gusenga umuhanuzi arambwira ngo itahire gusenga kwawe kumviswe ntaravuga ntarabumbura umuntu ubu reba aha ngaha Imana hari igihe hari ubuhanuzi ntabwo ari ubuhanuzi ni ibyigisha abantu bakundaga kwigisha ngo ariko ngo nawe ngo jya wihangana ngo utuze ngo ukomere ngo Imana ngo ikorere igihe rwose ndaha sinje kubihakana ndabyemera ko Imana ikorera igihe reka rero nze nkubwire n'akandi kantu hari n'igihe Imana iza mbere y'igihe haleluya nimutabyemera ndabaha n'imirongo urumva nari ngeze ku myaka 12 ndi umupfakazi kandi wibuka ko kuri 12 igiza pe hari n'undi mugore w'inshuti yanjye uri hariya mu butumwa bw'itsiko bwanditswe na Luka kuri 12 se ntiyaje wari uri mugongo Imana ishimwe cyane hanyuma numvaga naratakaje nyine ibyiringiro urumva imyaka 1 2 3 ureze umwana w'amezi anageze mu myaka 12 ubuvuga uti uko biri Imana nibi washimye reka nyurwe nabyo Imana yawe nimba wumva izazira kugitegereza yewe yimbabwira izigizamna mbere yagiye igatanga igihe imbere ikaza mbere umva ijambo Zaburi 12 kubwo kunyagwa kumunyamubabara kubwo gusuhuza umutima k'umukene nona byarize nonaha se abantu barahari baradukurikira Imana ishimwe hatangoze mora godesta fone man uyu muntu nyumvise akiza amaso Imana ishimwe amaso yaragiye no kuzabago yarafite randevu Imana ihimbazwe nanaha ubwo n'uwiteka mutangire mu mwumve zidangone no stafora gide numvise n'umuntu rwa ati Imana waje none ubu nibuza genge wasengeye muri iri jambo basi si iry'Imana se hindura ujye yibwira atariko ungezeho none aha nko muri uyu mwaka wabukoze haleluya ndumva ubwiza bw'Imana Imana ikugereho kuko impamvu yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene nana handahaguruka ngewe Imana ntabwo yantabariye igihe yaje mbere y'igihe Imana ishimwe birumvikanye Imana yanjye yaje mbere y'igihe yaje mbere y'igihe abo tuzakomezanya mfite ubutumwa Imana yampaye ndimo gusengera mu misiri imbere ndabushyira aho Imana yambwiye ngomba kubushyira nzababwira ukuntu Imana yije mbere y'igihe igira n'ibyo yikorera waba uvuka habi cyangwa uvuka heza habi kandi habaho se ugire ngo wavuka mu bana bangana gutyo nta mpamvu haba harimo izindi mbaraga ziba zidukurikirana ariko Yesu aba hejuru y'imbaraga zose Imana iduhana umugisha ndumva nshoje kandi nshaka gusengera n'abantu mu izina rya Yesu kandi tunisegura ku bantu bajya baduhamagara ntitubafate buriya kumva umuntu ntakiri umumarire ubwa mbere ni ikosa tunisegura no ku bandi baduhamagaye tukabafata ariko ntitubabonera umwanya ni ukuvuga ngo iyo wampamagaye uyu munsi ubu uzasengerwa ejo hazaza uyu munsi rero haba hari gufashwa cyangwa gusengerwa uwahamagaye ejo hashize ni randevu abantu kandi babyumvana ubuntu bw'Imana bwishi babyumvane kwizera natwe ntituri abacu ngo twigenge urumva ndi umumama ndi umubyeyi byarakunze hanyuma rero urumva hari n'izindi nshingano zindeba ni numamagara ukumva nkubwiye ngo saa 9 ninguha isaha wihangane ahubwo uze kuyubahiriza
kuko umurwayi ni nawe utegereza muganga. Yego, aka kantu bakumve neza. Umurwayi niwe utegereza muganga, niba ari igihe muhanuzi cyangwa gikoresho kiraza gucamo icyo wifuza, biragusaba gutuza. Hari abadutuka, hari abatubwira nabi, hari abatwandikira SMS mbi, muri abana babi, muzihane. Yego nibyo, muzihane. Ibintu byose muri iyi si ntabwo bikemuka nk'uko tubyifuza, ariko kwihangana no gutegereza bijya bituma tubona umugisha w'Imana ukatuza. Imana ishimwe. Reka tusengera abantu. Wowe uri muri iki gikombe, wowe byagendekeye gutyo, wowe bitanagendekeye gutyo, nyamara ukaba ufite indi ntambara ikurushya iyo ari yo yose, Imana ikurwanirire. Reka dushyireho isengesho kandi urabohoka. Turagushimiye Mwami Imana, turaguhimbaje ko wera, kandi turagushimiye ko abantu bose bakwiringira ntibazakorwa n'isoni. Oh Rando the dosta ni with this time manda. Hallelujah. Uyu muntu ufite iki gikomere, yewe enen mone fo, nta nubwo we abemera, ntibanabemera abo bana. Haleluya. Yesu we ndasengana nawe, ndamusengera ngo umubohore, ndamusengera ngo imbaraga zawe zimugereho. None deneshando talasi, gaba imbaraga zice ku bantu bose, gaba imbaraga zigera ku bantu bose mu izina rya Yesu. Uyu muntu ubuze uko agira, akubise hirya no hino. Yesu amaze imyaka myinshi, yasubiye iwabo, yagiye mu bukode. Uyu nawe ari wenyine, ariko Uwiteka wowe wita ku batagira shinge na rugero, ndasengana nawe ngo ubohore ubuzima bwe, kandi akimara kumva hagira imbaraga z'ijambo ryawe zimukurikirana. Urakoze kubyumvise, tubisenze twizeye mu izina ryera rya Yesu. Amen.